Mana nyagasani, ibintu bikomeje gukora hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibazo bikomeje kwisuka ari uruhuri, yaba ku mpande za M23 ndetse yaba no ku ruhande rwa Kinshasa. Hose ni ibibazo gusa, kuko urebye neza uraza gusanga M23 ifite ibibazo byo guhangana n'iyi coalition yose. Ibyo ni ibyo nise ibibazo. Ndetse kandi nanone uraza kuza gusanga ku ruhande rwa coalition barimo barapfusha abasirikari benshi b'u Burundi ndetse n'aba FRDC ndetse n'abawazarendo benshi ndetse n'abacancuro bari kuza kurwana kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri aya manywa byifashe bite hano kuri ubu butaka? Nyagasani Imana ishobora byose, mufatire FRDC ndetse n'abarundi iryiburyo. Ubu tuvugana ndakubwiza ukuri ko General Sultani Makenga amaze kwerekana yuko igisirikari kibo cya M23 gifite imbaraga zikomeye cyane ndetse zo kurundi rwego ruri hejuru, ko agafuka imvugwa rimwe. Nyagasani, ingingo ya mbere tugiye kugaruka muri aya makuru. Muri aya makuru ndaza kukubwira yuko kwikubitiro nkuko narimbi kubwiye ko M23 yerekanye imbaraga zikomeye. Ubwo no kuvuga ngo drone imaze kwica abagera kuri 27 icyarimwe. Ndakubwiza ukuri ubyumvishije neza cyane, drone yishe 27 icyarimwe. Abangaba ni bande? Iyi drone kuki bahisemo ko iza kwica aba basirikari icyarimwe? Uraza kumenya ese bapfe ni ku ruhande rwa M23 cyangwa se ni ku ruhande rwa coalition. Ngufitiye n'amazina y'abaguyemo hano harimo abakoroneri bakomeye cyane. Wumve ngo bakomeye, ninongera nkubwire wumve ngo bakomeye. Ingingo ya kabiri ndaza kukubwira yuko tayari Akakanya abayobozi babiri bamaze guhura. Abo nta bandi ni Neva n'umugore we ndetse na Antoine Felix Tshisekedi n'umugore we. Abangaba bakaba bamaze guhura cyane rwose kabisa nkuko amashusho yagiye abigaragaza, nyuma yo kubakirana ibyishimo bikomeye cyane ndetse n'akarasisi ka gisirikari ndetse n'icyubahiro kidasanzwe cyane. Amatapi banyuraho reka bararambura. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ahangaha hari ikindi kintu tumaze kumenya kubyerekeranye n'ibiganiro aba bagabo bagiye gukomeza bagirana. Ahangaha harimo akantu k'ingenzi udakwiye gucikwa. Ndaza nkakubwira neza cyane. Ahangaha birarebana n'ubundi na M23. Hagatonda kubwira yuko abasirikari ku byombo bavugirijeho induru, aho kugira ngo batabaze basabe umusada, barangiza bakivugiriza induru bari gutaka ku rwego rukomeye cyane. Izi nduru zarizi iki zose ndaje nzikubwira neza akantu ko kandi nta na kamwe nsize inyuma. Aba basirikari ba coalition wagira ngo ibyombo byabo babibahaye kugira ngo bazajye bumvikanishirizaho umuniho kunihurwa cyangwa se ibintu nk'ibyo. Ibi ngibi byakorewe he, byagenze bite? Tayari ndaza kukubwira yuko hari amakamyo agera kuri 15 yamaze kwambuka kare. Aya makamyo 15 akimara kwambuka yarajyanye umusada. Uyu musada bakimara kugera ahantu bita kwa Gatumba. Aya makamyo yambukiye ku mupaka wa Gatumba, ahubwo bakimara kugera aho bita kwa Murima. Bakimara kugera kwa Murima ni iki kibabayeho? Ijambo ryahumvikanye ni rimwe gusa. Bavuze ngo bakimara kugera hano mukore full stop, mubahagarike, mubastopinge, deni ni murangiza mubasubizi wabo ari imirambo. Wabyumvishije neza cyane ngo muze kuza kubasubiza iwabo ari imirambo. Byagenze gute? Ese koko byabaye cyangwa ntibyabaye? Ibyaya makamyo nuwe musada warurimo byose ndaza mbikubwira neza cyane akantu ko kandi. Hagatonga nanone ndaza kukubwira neza ku makuru mfite hano yizewe neza cyane. FDLR plus Mayimayi bakubiswe uruhenu bikomeye cyane. Ndetse ndakubwira ko iyi poezero ubu tuvugana ngufitiyeho amakuru menshi cyane. Ubu tuvugana ikintu gihari ni iki rero? Ni iki gihari? Muri poezero ni iki kiri kuhabera by'aka kanya? Bigeze hehe? Ni iyihe reaction iri hano muri poezero, yaba kuri M23 cyangwa se kuri Kinshasa? Byose ndaje mbikubwira neza akantu ko kandi nta na kamwe ndibuze kugusigira inyuma. Icyo ngusaba wowe, reka dukomeze tubane neza cyane ukora kuri subscribe ndetse like aruga mbere ugeze hano ni kuri Mr Seka Plus. Ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Murakoze cyane, mbahaye ikaze rero mu makuru arambuye kwako namwe mwamaze kumpa like nyinshi cyane rwose kabisa. Nizo nanjye mbambasaba utuntu tworoshye cyane uhita ukandaho kuri ako kantu kameze gutya, wakabonye neza cyane. So ngayo nguko rero amakuru yacu tugiye kuyahera he.
Amakuru yacu reka tubanze tuyahere hano kuri aya makamyo agera kuri 15 yambutse avuye mu Burundi ajyanye yambukiye ku mupaka wa Gatumba, ajyanye ibikoresho by'umusada ndetse n'abasirikari bose bagiye gutanga umusada kuri iyi coalition. Ubwo ni muri ibi bice bya za Poezero niho bari bagiye gutanga umusada ukomeye cyane. Iyi Poezero ndaze nkubwire n'undi musada nawo wahageze, ariko wahageze mu buryo butunguranye cyane, uraseka uze kwihirika. Hagati aho nanone rero ubwo ibyo narindi kukubwira, nakubwiraga yuko aya makamyo akimara kugera kwa Murima, ubundi aya makamyo yaje rwose twirwanaho na M23 bazi neza yuko aya makamyo ari mu nzira ageze aho bita ko ari buze kuza guca aho bita kwa Murima. Aya makamyo akigera hano kwa Murima, mu by'ukuri hari drone zari zihagurukijwe zigiye kwerekeza hehe muri Poezero. Izi drone byabaye ngombwa yuko bazihindurira icyerekezo. Mu kuzihindurira icyerekezo rero, izi drone bahise babwira ati ewana, biraba ngombwa yuko ahangaha urugamba rugiye kuhabera, turi buze kuza kwifashishwamo amadrone kugira ngo bitaza kuza kudukomerera cyane. Urugamba rero rumaze gutangira mu kanya gato cyane, ku isaha ya saa 6:15 gutyo. Uru rugamba nibwo rwari rutangiye, aya makamyo amaze kuhagera. Aya makamyo akigera ahangaha yaturikijwe na drone kwikubitiro. Drone ebyiri zahise ko ziyarasaho, tayari abari bayarimo baracanganyikirwa. Ndetse aho ngaho kwa Murima aba basore batwirwaneho ndetse na M23 abambere mu bambere best in the best bari bamaze gufata umwanya, bari bamaze kurya za kavari, niko njya numva babivuga muri terime za gisirikari. Sinaba umusirikari mw'abantu mwe, ahubwo nabanye nabo numva babivuga, ndetse ibindi no mu mafilime mbyumvamo rwose, ngo take cover ngo no kurya kavari take cover no kurya kavari, ariko nyine kwa guhindura nyine byo mu Kinyarwanda du translating ukuntu nyine tu. So hagati aho ubwo abari bamaze gutekinga cover nabo bahise bavayo, tayari abari gusohoka mu makamyo basohoka, uwo nguwo tayari isasu ribarira muriye, abasinepa nabo bari hafi aho ngaho, usohotsemo isasu rimurya tayari koko nkuko bari babivuze ngo bagomba gusubizwa iwabo ari imirambo, kuko nabo nubundi icyo bari baje gukora, bari baje gushaka uburyo kitwirwanaho ndetse na M23 bari buze kugira gute guhinduka imirambo. Tayari rero abangaba nibo bahise ko bahinduka imirambo kwikubita. Nanone rero kandi ndakubwiza ukuri yuko ubu tuvugana aho ngaho kwa Murima, ubu ngubu nakubwira yuko ubu tayari bakubuye umusada mwinshi w'ibikoresho, bo tayari bo ntibari kusiga inyuma. Reka ko bitababangura bavana inyuma bajyana mu bubiko bwabo. Intare za Sarambwe zongera kugira izindi mbaraga zikomeye cyane. Imbunda bazazibona, neva zazizana, Kisekeda zazizana, ababirigi bazizane, bane bose iyo ni inkunga baba bari kuza gutera M23. Iyo operasiyo yabo rero yagenze neza 100% nkuko nabikubwiye. Tayari rero nakubwiye ngo igihugu cy'u Burundi cyahuye n'ibihombo bikomeye cyane, ubwo abagera kuri 27 bahise bapfira icyarimwe kipera direct ako kanya. 27 bahise bahasiga ubuzima. Byagenze gute rero? No kuvuga ngo ubwo bari bagiye gufata aka gasozi bita Baruta. Aka gasozi bita Baruta na gasozi kari hejuru cyane, ubu ureba neza Poezero uyireba nkuko waba uri hejuru mu giti uri kureba hasi ku butaka ubu hareba neza cyane. Wenda nk'abantu batuye za Kigali nabaha nk'urugero, uramutse uzamutse ukajya kwirebero, ubu ureba Kigali, za Nyamirambo, Nyarutarama, ureba hehe hose, za Remera, Kimironko, Kanombe, ahantu hose ureba umva mu mujyi na za Gasikata hose ubareba iyo uri hariya hirya kwirebero. So nabo rero ako gasozi nako ka Baruta nuko kameze, ni nkuko nyine ubu ureba aho hose, ubwo nabo baba bareba Poezero neza cyane bayifite 5/5. Aka gasozi kugira ngo bagafate, ndakubwiza ukuri twirwanira mu konyera gatatu, hano bateguye mani ishobora byose, hano bateguye nyagasani. Ahangaha bamaze gutegura amadrone 4, drone 4, imwe ya kamikazi, ntanzi igitoki kireba hejuru umwuka byaramwe, oya no kubera mfashe urupapuro, imwe ya kamikazi
ngire gutya imwe ya kamikaze isihuruduka kuri ako gasozi bari barashyizeho defense abarundi na FRDC tayari hita yidumburamo ibiraba nuko nyine bikimara kuba abahasize ubuzima ako kanya iyindi drone izo drone zindi nazo eshatu ziraza zita zikora akazi ziratutumura amasasu zirarekura ariko sinakubwira zita zongera zenuka zigendera akazi kazo zari zigasoje nkaho bidahagije rero abari bari hirya no hino abari bari bihishe mu bigunda abari bari bihishe muri zaki byose mu bihuru hehe hose bari kureba uburyo ki drone zijye gukora akazi abo nta bandi ni M23 na twirwaneho bari bakoze akazi gakomeye cyane ko gutegura ndetse no kugera aho ngaho bakimara kuhagera aba basirikari tayari bakimara kubona na za drone zimaze gukora ako kazi nabo bahise bava mu birindiro bagenda bareba wowe turagutwara amatekwa wowe nubundi wacisheni nubundi reka tukurangirize wowe uracyafite urutege rwo kurwana nawe reka tuhangane nawe tayari wongo nawe akabaragiye abandi babishoboye barabwa ati mwebwe mwabishoboye mugakuramwe akanyu karenge ni mwiruke tayari rero ako gasozi kita Baruta intare za Sarambwe zibagafashe gutyo kugafata rero ntugire ngo ni bisobanuye iki gusa mwamaze kucyumva ubu nakirirwa nanakibabwira bisobanuye neza ko iyi poezero biyimereye nabi cyane ako gasozi bakariho ndetse kandi nanone M23 ndetse na twirwaneho ubu tuvugana barayizenguruka poezero gutya impande n'impande barongera barazenguruka na hariya imbere n'inyuma ndetse no hasi no hejuru iyi poezero ubu tuvugana isasu ni isasu ubu isaha ku isaha dushobora kuza kumva ngo amakuru atugezeho natwe tugahita tuza twicara hano ngo poezero M23 twirwaneho bonge kugira gute kuyisubiza ahangaha uwo bita afande bigabo ndetse na Sematama aba bantu bari imbere cyane kuri uru rugamba rwahangaha muri poezero bakoze akazi Imana ishobora byose bakugiriye gutya abasore bagukorera akazi n'akandi kubusa ngayo ngo korera nuko byifashe muri poezero umuriro uri kwaka ariko agace k'ingenzi kakandi tuvuga ngo ni strategique kaba kafashwe nakubwiye ngo hari abantu baturutse hari abahungiye hehe ariko ntabwo nabikubwiye neza hari umusada wageze hano muri poezero ariko nanone uyu musada kuhagera nabaturutse rwitsa nkuko bari gucanwa nko muri na M23 babura aho bahungira mu kubura aho bahungira tayari deni bahita bagira gute bahita babihinduramo ngo twebwe ngo tuje gutanga umusada muri poezero tuvuye rwitsa nkuko kuko poezero irageraniwe ibintu bimeze na kumbi yewe rwitsa nkuko barabakubise barakukuza nyagasani isasu bararibatwitse koko isasu ryo muri uku kwa gatandatu ririmo rirarindwa mubi nyagasani hano rero aba basore bahise bahungira mu minembwe ako nubundi nuguhungira ubwaye mu bigunda kuko nubundi M23 tayari nimba babonye aho banyemerera tayari ubu tuvugana M23 aba nabo iraza kuza kubakemura cyangwa se bafatemo za matekwa ibintu nk'ibyo ariko M23 nigeze numva yuko ngo ibintu bya matekwa ibyo ngo itazongera kubikozwa habe na gatoya ngayo ngo korero tayari umukuru n'umurumuna barahuye cyangwa se abavandimwe barahuye mwebwe siko mubibonana buriya General Major Neva Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi aba bagabo mujya mubona mwebwe atari nk'abavandimwe batavukana cyangwa bakaba bafite ukuntu bafitanye amasano aho ngaho ukuntu aba bantu ntago ari ubushuti gusa ariko badi mumbwire mujya mwumva Tshisekedi uziko mu Burundi sindigera mwumvayo hari umuntu wari wigera wumva Tshisekedi mu Burundi ra munyandikiye muri comment muze kuza kubimbwira
So hagato rero ndakubwiza ukuri ko aba bagabo bamaze guhura ku rwego ruri hejuru cyane. Bahuye rero mu buhe buryo? Aba bagabo uburyo bahuyemo ni ukuvuga ngo Neva yarari kumwe n'umugore wiwe ndetse na Kisekedi n'umugore we baza kwakira Neva n'umugore we ku kibuga cy'indege, babasasira amatapi. Ibikorwa bya gisirikare byo kubakira rwose birakomeza bijya mbere, ndetse kandi ewana n'icyubahiro ari cyinshi cyane no kubagaragariza kwishima bikomeye cyane. Ariko nyuma y'aho ngaho rero, nyuma y'aho ngaho ubundi bahise ko bajya kugira ibiganiro bagirana biri ku karubanda, ariko mu by'ukuri none ubu ngubu bishobora kuba bikirimo, ntago byose birajya ahagaragara. Ariko nanone hari ikindi kintu nakubwiye ngo uze kuza kucyumva. Icyo nakubwiye ni iki rero, ni ukuvuga ngo hari ibiganiro ndabona, ariko kimwe mu byo batangiye kuganiraho, batangiye kuganira ku gihombo gikomeye cyane kiri kuza mu ngabo za gisirikare. Unange ngo mu ngabo rubanza nashonje, ariko amasaha aranakuze de ntihagire unshyiraho nk'abingahe rwose njye guhaha nteke ndumva byakaze, cyangwa se nanagure n'akaji n'inywere, byose niho hahandi. So hagati ariko mu by'ukuri ingingo nyine baganireho ngo ni igihombo gikabije cyane mu gisirikare cya FRDC ndetse n'abarundi. Ibi byose ngo M23 akaba ariyo iri kubitera, ndetse abasore babo ngo ntago bari kwitwara neza cyane. Ibi bintu by'igihombo rero mu gisirikare babiganiriyeho cyane, ndetse n'izindi ngingo ndibuze kugenda amenya ndagenda nzibagezaho kuko ibiganiro biracyarimo. Ariko akantu gakomeye cyane, hari akantu gakomeye cyane karimo hano kari buze kuza kuba, ni ibiganiro biri buze kuza kuba mu muhezo. Birajyamwe abantu mbarwa, kandi nta n'itangazamakuru riri buhagere, nta n'iki munyamakuru reka ntako hagera wapi. Ibi ni ibiganiro by'abantu barabari mbarwa kandi b'ingenzi bakomeye cyane, biri buze kuza kubera hehe mu muhezo. Niki rero bari gutekereza kuza kwigaho ibi bintu? Icyo bari kuza icyo abasesenguzi cyangwa n'abandi bari gutekereza yuko bari buze kuza kureba uburyo Kineva yakoresha ibishoboka byose akazana ziriya ngabo ziwe zikaza kuza kurwana hano muri Goma ndetse na Bukavu. Nyagasani, ibintu ntago byoroshye. Ngayo nguko rero. So hagati ngaho twikomereza amakuru yacu, ndakubwiza ukuri yuko abasirikari bumvikanye ku byombo bari kuvuza induru ikomeye cyane, batakamba bavuga bati Nyagasani mutubabarire rwose dusubire inyuma, kuko turabona ibintu bitumereye nabi cyane, urusasu rutumereye nabi cyane. Uku niko kuri. Ahangane ni mu rugamba ruri kubera hano muri Warikare. Muri Warikare M23 yagize gutya ikuzengurukira abasirikari ba FRDC Wazalendo, imaze kubazenguruka buri umwe wese niko ubwo yari iri kubona hafi uruziga direct, uruziga nta naho guhumekera hahari. Abasirikari bagera kuri 35 nibo bazengurutswe n'abasirikari ba M23. Aba basirikari bakaba bumvikanye ku byombo bikomeye cyane. Ubwanjye nanjye sinkubeshye pe, c'est vrai sire, nabyumviye rwose amajwi bafashe. Aba basirikari bari gutakamba baboroga bavuza induru bavuga bati nyabuneka turayamanitse ni mutubabarire muduhe inzira dusubire inyuma. Ariko nanone ntago bahamagaye ku byombo bya FRDC abarundi Wazalendo, reka bahamagaye ku byombo bya bande bya M23. Ahanga basabaga yuko babwira General Sultani Makenga akabwira abasirikari biwe bakagira gute, bakaza bakabareka bakabaha inzira. So hagatorero mw'abantu mwe, ibintu ntago byoroshye. Ndakubwiza ukuri yuko ubu tuvugana urwo urugamba rwarangiye, cyakora icyo babakoreye, kuko ari ukuntu abasirikari bahuza ibyombo bagahuza amafrequence kandi badaturuka ahantu hamwe, noneho bikaba ngombwa yuko bashobora gukominikana. Ntumbaze uburyo babigenza, ukuntu babihuza iyo babishatse, niyo batabishatse ntago bishoboka. So rero hagati aho ngaho ikintu gihari icyaje kuba nuko aba basirikari rwose baje kugira gute gufatwa ari bazima bose tayari. M23 irangije ibagira gute, ijya kubagira imfungwa. Ngayo nguko rero mu by'ukuri rero ikindi kintu gihari nakubwira ko FDLR na Mayimayi bakubiswe izakabwana
ahangaha muri ibi bice bya za Kawuzi Biega ndetse na Karehe. Iyi ni FDLR yiteranyije n'abawazarendo bigize za Mayimayi. Ahangaha ni mu bitero bari bashatse kugaba kure mu 23 muri za Karehe. M23 irabwira ati n'undi munsi muzajye mukina niki nuko cyangwa se mujye mugira gute aho mweretswe ibintu nk'ibyo ngibyo ahangaha ntago ari aho kuza gukinira. Ndumva rero amakuru nari mbafitiye yarayo ngayo. Reka rero mbashimire mbifurize kumererwa neza kuri iki gicamunsi, mbifurize kuza guhura mu zindi update. Imana ibane namwe. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.